hari baracingirije ariko ubwo urumva nta gakingirizo bashyizeho. Ukigera mu gice cy'umujyi wa Nyamagabe hari imihanda ugenda ubona ya kaburimbo yakozwe ariko ntirangire, aho ugenda ubona amagaravi yashinyitse mu muhanda, ahandi yaragiye avaho ari igitaka gusa. Bamwe mu baganiriye na radio na televiziyo Flash bagaragaza ko imihanda ya kaburimbo yakozwe ikarangira ndetse n'indi itararangiye yakozwe mu ijoro buri buke Perezida Kagame aza kwiyamamariza muri aka karere. Baragasondetse gute bagasondetse urabona yenda bikinze ara ku ruhande, ariko hano twebwe urabona ko birasondetse cyane. ariko ngo bagakoze Perezida ngo agiye kuza kwiyamamaza. Ndiyo nyine gute byagenze urabona buriya hari baracingirije none hari ahantu hari ku kigo cya gisirikare nabo barakingiriza. Mbese baramujijishije. Ndiyo nyine ngo byagenze mumbaze ko ari abayobozi se banyu mukorana nabo ni twene kare ku muhanda s'ububana ukoze niwe ngibabwishije ko babonye mu Perezida ngo agiye kuza uwo munsi, ariko kwabwiko joro kwa gatatu ninjoro wabikoze ucyakaga amazi aho babikoze amaze kugenda kugeza no tabihagaritse nse bamibize gute ubu bari kubesha Perezida rero barabihagaritse kuva uyu ngabikoze mu ijoro ajya kuza ntara ku gisirikare no wabikoze ntara intohinge no wabikoze mu ijoro kwa gatatu ganijoro mu ijoro horizon yabikoze ubu byose birangiye barahagaritse byararangiye baze kwikora n'umva ngo yagarutse Nyamagabe. None se impamvu iyo Perezida agiye kuzinangaha niho batangira ibikorwa kugira ngo umusaza nahagera barakoze bagarukiriza hariya, sibyo? Mwebwe icyo mutabona nibyo singibi. Gukorwa kw'iyi mihanda ikarangira ngo byaba ari igisubizo ku bakoresha iyi mihanda umunsi ku munsi. byaba ari ibintu byiza cyane. gute nyine urabona nkatwe dutwara amagare, iyo umuhanda ari mwiza nta kibazo tugira, hari n'umugenzi utwara haba ari mu mabuye cyangwa ite nuko mbere hari hameze akagenda arushaho kwangirika. Kano gahanda n'ubundi dushaka bagakora neza, tugende neza, umuhanda ukosoye n'ubundi nawe ukararangire. Niyo Mungeri uyobora aka karere ka Nyamagabe tumubajije kuri iki kibazo cy'iyi mihanda yakozwe ariko ntirangire, ntiyahakanye ko hari imihanda yasubitswe, gusa agaragaza ko muri iki cyumweru ikorwa ry'iyi mihanda ikarangira ryatangiye. Nibyo koko ntabwo twahise tubirangiza ubwo twabitangiraga, ariko mwino minsi twasubukuye imirimo, ngira ngo haciye iminsi 2 umuhanda uva Nyagisenyi ugera mu Gatyazo unyuze kuri Katedrale ya Gikongoro ushyizwe mu kaburimbo. Ubwo imirimo irakomeje, uriya muhanda w'imbere y'isoko n'uwo munsi y'isoko nayo ikaba igomba gushyirwa mu kaburimbo muri bitarenze icyumweru gitaha. Muri rusange muri aka karere ka Nyamagabe by'umwihariko mu gice cy'umujyi, ibirometero bigera ku 10 by'imihanda ya kaburimbo nibyo bigomba gukorwa muri uyu mwaka. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda.